bwije nuko bukeye, izuba rirarasa, nkabura aho mungira imirasire yaryo. Benshi babifata nko kwidagadura, abandi bakabifata nko kwishimisha, ndetse hari n'abavuga ko ari ukuruhura mu mutwe nubwo utabahakanya bitewe n'ikibafasha. Ikinamico ni umukino werekana imico n'imyitwarire y'abantu runaka mu bihe bitandukanye, ikaba ikinwa n'abakinnyi mu ruhame cyangwa kuri radiyo. Ni imwe mu mpano nyinshi umuntu ashobora kuvukana, kwiga ndetse no kwihugura, ikaba yamuteza imbere mu mibanire ndetse no mu iterambere. Benshi mu bakora uyu mwuga bemeza ko ari umwuga ubatera ibyishimo, gusabana ndetse no kwiteza imbere. Ukaba ari umwuga ufatanya n'indi mirimo cyangwa n'ishuri, ndetse hari n'abageze ku rwego rwo gutungwa n'uyu mwuga gusa. Uyu munsi mpuzamahanga wahariwe ikinamico ukaba mu Rwanda ufite insanganyamatsiko igira iti duteze imbere ikinamico n'ubukungu bushingiye ku nganzo. Umugore utumva, umugore utagira uwo atinya, ntagire n'uwo yubaha. Umugore utagira agatwenge nk'abandi bagore, urushako rubi. Umugore udatinya kukwaka iposho kandi uryamye mu bitaro, ni umugore nyabaki. Ibaye mu gihe mu gihugu ndetse n'isi yose twugarijwe n'icyorezo cya COVID-19 cyahagaritse byinshi mu buzima bw'abantu. Nk'izindi mpano zose, abakora iyi mpano ntibakibona uko bayikora neza bitewe n'uko abantu batemerewe guhura. Gusa mu rwego rwo kudatakaza impano, benshi bahitamo gukomereza imyitozo mu rugo iwabo. Umubyeyi wacu aradusize, mama wacu arapfuye, hano ni ukubera iki byemeye, kubera iki Imana. Abavandimwe bacu uko ari 6 nzashobora kubarira ari njye mukuru. Vision Jeunesse Nouvelle ni ikigo cy'urubyiruko gifasha ndetse kikanahugura abanyempano, kigerageza gukomeza kubakurikirana ndetse no gushyiraho amarushanwa abafasha hifashishijwe ikoranabuhanga. Tubifurije umunsi mwiza ku banditsi, abakinnyi, abakunzi b'ikinamico n'abandi bose baharanira iterambere ry'iyi mpano. Murakoze.